nazamutse n'umusozi kanyarira amahoro. Mana ndagushimye ndaguhimbaje, Mana ndagushimye ndaguhimbaje. Igihugu cyacu kirimo inzara, Mana abakene babayeho nabi. Mana tugwishiriza imvura, ibishyimbo byarumye. Mana turagushimira turaguhimbaje, Mana turagushimira turaguhimbaje. Ariko tugeze aha ngaha amahoro dusabye tubyize mu izina rya Yesu, amen. Tugiye gusoma Matayo igice cya 5 umurongo wa mbere. Uyu murongo ufite umutwe ugira ngo Yesu yerekana abahirwa abo ari bo. Abonye abantu benshi azamuka umusozi maze aricara, abigishwa be baramwegera. Aterura amagambo ati, hahirwa abakene mu mitima yabo kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo, amen. Hahirwa abashavura kuko ari bo bazahozwa, amen. Ano magambo ni meza cyane. Hahirwa abagwa neza kuko ari bo barazahabwa isi. Mana ndagushimira ndaguhimbaje, Mana umbwiye amagambo meza. Haleluya, haleluya, haleluya. Mana urakoze cyane. Ubu Mana tugwishiriza imvura tuje kugusenga mu butayu. Mana turagushimye, amen. Mana dore nje hano mu butayu ariko naje kugusenga. Mana ndagushimye yuko naje hano mu butayu nta kibazo ngize. Mana ndagushima yuko wankurikije amaboko yawe, wankurikije umutima wawe. Mana ndagushima yuko nateze imodoka zigera muri zingahe naje gusengera ikanyarira. Mana ndagushima ko hangejeje amahoro. Uwiteka Imana mbaye nkushima uko nje gusenga, kuko nanjye ukuntu naje ngusenga Mana nekereza ukuntu ngiye kugera ikanyarira Mana nkagusenga. Mana nawe mbabarira unyumve, amagambo ngiye kuvuga si make ya Mana. Mana mbabarira unyumve, Mana dore naje gusenga ikanyara, naje ninga hari mu nzu yawe Mana, ariko Mana mbabarira unyumve untege amatwi Mana. Suko naje gusengamo hano niyanze, naje kwicara hano Mana. Mana tubabara tugwishiriza imvura, Mana mbabarira unyumve amagambo ngiye kuvuga, Mana unyumve, Mana unyumve rwose kuko naje gusenga amahane yawe. Mana dore ndagushimye, Mana unyumve, amen. Tugiye gusoma Matayo wa 4 umurongo wa 5. Haravuga ngo hahirwa abakene mu mitima yabo kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Hahirwa abashavura kuko ari bo bazahazwa, aleluya. Hahirwa abagwa neza kuko ari bo bazahabwa isi, aleluya. Katika jina la Yesu, Mana mbabarira unyumve, Mana n'amagambo nsomye yumve yatega amatwi. Aiwe katika jina la Yesu, Mana unyumve, aleluya. Hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka kuko ari bo bazahabwa, aleluya, amen. Mana unyumve katika jina la Yesu, Mana unyumve kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Mana unyumve kuko ari bo bazahazwa. Hahirwa abanyambabazi kuko ari bo bazazi. Hahirwa abanyembabazi kuko ari bo bazababarirwa, haleluya. Hahirwa abakiranuka kuko ari bo bazitwa abana b'Imana. Katika jina la Yesu, Mana unyumve. Hahirwa abanyembabazi kuko ari bo bazabona ijuru. Mana unyumve, mwajemo hano mu butayu kuko ari wowe nje gushima, kuko ari wowe nje gusaba ibyo nshaka byose. Mana suko muze mwana
wakomeretse ni wowe ukiza ushajarira muhaza nirurururushye dore mana twageze mu nzu yawe tuje mana tuje mu butayu bw'ikanyarira ndagira ngo udufashe n'umwana wanjye twazanye mu rusengero ndagira ngo mana uduheshe umugisha dore mana imvura yanze kugwa ndagira ngo mana utugwishirize imvura tweze ibishyimbo dore mana inzara iriho nawe uyishimiye ndagira ngo mana umanure ibyo kurya mana bive ku giciro biriho bimanuke hasi dore nazanye n'umwana wanjye udufashe muri ubu butayu wirukane umwanzi Satani utugota muri uyu mwanya w'ubutayu udufashe muri uyu mwanya ngiye kuvuga ijambo ry'Imana uridufashemo wirukane umwanzi Satani watugota muri uyu mwanya w'isengesho byambaje nizeye mu izina ry'umwami Yesu Kristo amen. Dusome muri Zaburi ya mbere umurongo ya mbere kugeza ku murongo wa kabiri. Hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi ntahagarare mu nzira z'abanyabyaha ntiyicarane n'abakobanyi ahubwo amategeko y'Uwiteka rye amen. Mana nziza mana ikomeye uyu mwanya dusomye muri iyi Zaburi y'umurongo wa mbere ndagira ngo mana udufashemo muri aya mategeko dusomyemo udufashemo kurwanya umwanzi Satani watugota muri uyu mwanya. Iyi Zaburi dusomye itubera ubugingo itubera amata n'ubuki byambaje nizeye mu izina ry'umwami Yesu Kristo dore mana umwana wanjye muri iyi Zaburi uyidufashemo wirukane umwanzi Satani watugota muri uyu mwanya byambaje nizeye mu izina ry'umwami Yesu Kristo. Mana nziza mana ikomeye dore mana dore n'undi muvandimwe wanjye w'umwami Yesu Kristo anyohereje ndagira ngo mana udufashe muri ubu butayu bw'ikanyarira wirukane umwanzi Satani watugota muri uyu mwanya wo gusenga byambaje nizeye mu izina ry'umwami Yesu Kristo. Mana nziza mana ikomeye ndagira ngo mana utugwishirize imvura n'uyu mwanya twavuze ngo mana utugwishirize imvura muri uyu mwanya mana ndagira ngo bukeye bwawe urwishe imvura ibishyimbo byere abafite inyota y'amazi uyabone mana wirukane umwanzi Satani watugota muri uyu mwanya w'inzara dore mana twaje ikanyarira tuje kugushaka dore mana inyota iratwishe inzara iratwishe y'ibiryo ndagira ngo mana udufashe umanure imvura ibintu byose byazamutse ubimpanure igiciro cyari kiriho aricyo usubizaho mana nziza mana ikomeye ibintu nsenze mana ubidufashemo wirukane umwanzi Satani watugota muri uyu mwanya w'amasengesho byambaje nizeye mu izina ry'umwami Yesu Kristo amen. Yesu ndagushimye mana data wo mu ijuru ndagushimye kuba ngejeje ikanyarira yumiye ku mwuka wazimu w'Uwiteka mana ndabigushimiye kuri Imana nziza wanyurije imisozi itandukanye ariko uyu munsi nkaba ngeze mu musozi w'ikanyarira ije kuguhamagara Uwiteka mana nyir'ijuru dore ibibazo biratwugarije muri iyi minsi Uwiteka mana nyir'ijuru ndabigushimiye mana twaduhirwa ntabwo twicarana n'abanyabyaha nidukurikize imigambi y'ababi ndagira ngo mana udufashe muri uyu mwanya w'ijambo nidukurikize imigambi y'ababi ntabwo duca mu nzira z'abanyabyaha ndagira ngo mana udufashe muri uyu mwanya tujye kuguhamagara ibibazo bitandukanye ntabwo twe duca mu nzira z'abanyabyaha ndagira ngo mana uturinde iyi nzira y'abanyabyaha iturindiremo tujye duca mu nzira yawe wirukane umwanzi Satani mana tugotera muri iyi nzira y'abanyabyaha mana nyir'ingabo ndagira ngo mana udufashe ikomeye cyane mwami dutabarira iyi si yacu harimo ibyorezo bitandukanye harimo imigambi mibi yose harimo inzara zose mwami gabanya inzara iri muri iki gihugu ibiciro birurira buri munsi mwami tugabanyirize mwami imvura yarabuze mu gihugu cyacu mwami turagushimira mwami uyu munsi mwami waduhaye imvura ariko mwami wongera duhereza iyindi mvura imyaka yumiye mu mirima mwami wongera uyihembure mwami tuje kugutakambira tuje gukaragwa mwami Uwiteka mana nyir'ingabo urakoze mwami kuba wumvishije ijambo ryacu wumvishije isengesho ryacu kibara rya kibi cyawe mu izina rya Yesu Kristo amen.
muraho bene data yego yego ahimbazwe dusanze muri gusenga Imana nanyije kubiyambazaho dufatanye gusenga Imana yo mu ijuru sanze muri gusoma ijambo ry'Imana Imana mwayibonye twayibonye rwose mwayibonye neza cyane yatugezeho ariko Imana muri no minsi murayibona gute kuniri gukora muri no minsi shako tubibona irimo iragenda neza twese rero tuje gusenga Imana yo mu ijuru icyadukuye mu ngo zacu no gusenga Imana yo mu ijuru kugira ngo idutabare inzara itumereye nabi imyaka yaburiye yarumye mu myaka yumiye mu mirima kugira ngo tuje guhamagara Imana kugira ngo Imana itumanurire imvura Yesu nashimwe bene data ese twakora iki kugira ngo Imana iduzanire iyo mvura ese abanyarwanda bose bakora iki ese bibande mu mirima cyangwa bibande ku isengesho bibande ku isengesho Yesu nashimwe bene data amen amen nsanze muri gusenga n'ubundi nsanze ufite Bibiliya ngiye ntago Bibiliya nayitwaje ariko uratunyurira mu ncamake wongere usome ijambo rikeya nuturangiza mudutera agakorasi dushimira Imana ko tumaze gusenga Imana yo mu ijuru bita twigendera hahirwa udakurikiza imigambi y'ababi amena niyicarane n'abanyabyaha haleluya nanyure mu nzira z'abakobanyi aho izina ryawe rihijwe hejuru amen yego haleluya amena haleluya amena Yesu nashimwe bene data amen ndumva mwene data dusomeye ijambo ryiza asigaye rero tugiye guhaguruka tugenda imbere yo kugenda rero mwene data arasenga adusengere duhite tugenda tumara gusenga duhite dushyiraho agakorasi dushimira Imana nyine ko yaturinze twubahe Imana dusenge yego Mana nziza Mana ishoboye turagushimye mwana Mana nyiri ubutware n'ubushobozi turagushimye mwana ndagira ngo Mana udufashire mu butayu bw'ikanyari yego data wirukane umwanzi Satani mu izina rya Yesu Kristo yego ndagira ngo Mana uturinde dore Mana twese tuba twateze imodoka ukaturindira mu modoka nta gisida yabaye turashima izina ryawe Mana nziza Mana nyiri ubutware n'ubushobozi ndagira ngo Mana udufashe Mana dore tugiye gutandukana uturinde wirukane umwanzi Satani watugota muri ubu mwanya mu izina rya Yesu Kristo byambaje nizeye mu izina ry'umwami Yesu Kristo amen amen muhaguruke dushimira Imana kuko yaduhaye imbaraga Latino.